Wave it together. Are you guys ready? Ndagusuhuje rero ngira ngo wabonye video ibanje abanye ko twinjiye muri BK Arena. Muhaye ikaze rero kuri Kodaraba TV, umwanya umenyere ko tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye mu trending impande n'impande muri showbiz, entertainment, ibyamamare n'abahanzi. Kamwibutse rero wabonye n'inkuru yacu hageze bwa mbere, ibuka kandi like, usige comment hasi wandike inyunganizi wifuza ko twakoraho ubutaha cyangwa ushaka ko twakoraho. Kamwibutse kandi wowe utarakora subscribe, ndagusabye ndakwinginze cyane jya hasi ku ruhande rw'iburyo ubona hano handitse ijambo ry'umutuku subscribe, kandi hano ukazogera maze ujye ubona ikintu cyose dukora umunsi ku wundi. Mwibutse ko byakuryoheye cyangwa se wabikunze, kora share n'abandi bamenye ibyo dukora. Muhaye ikaze k'uyu munsi, ngendisha Mike mukora gutega amatwi, ikaze. Ngira ngo rero mwabibonye impande n'impande bicicikana yabari amafoto ndetse n'amavideo y'igitaramo cya The Ben kiswe Rebuff Celebration cyabaga muri BK Arena. Kuri atatu rero kuri umugoroba mu Kigali harimo gusidera byacitse amamoto menshi yerekeza kuri BK Arena, benshi cyane nyore bahageze ku masaha ya kare rugikubita. Icyo rero ikintu cyari cyakivugwa twabivuze inshuro nyinshi cyane. Hashize imyaka isaga 2 n'igice umuhanzi The Ben ataza mu Rwanda kubataramira nk'uko byari bisanzwe. Umunsi w'igitamo cyari kirimo kuba kitabiwe n'abantu barenga ibihumbi byinshi cyane. Iki gitaramo cyo nacitanye kubwiraho nuko nk'amanza biteguye kuzagaragara iki gitaramo harimo nka Bushari, Bwiza ndetse n'umuhanzi Kenny Solo. Gusa Kenny Solo yabonetsemo ku mpamvu zitandukanye tabashe kuvuga. Gusa rero iki gitaramo hagana mu masaha 2 nibwo umukobwa Bwiza ageze ku rubyiniro n'abaririmbyi beza cyane ndetse n'ababyinnyi, yakirwa n'abantu benshi cyane babibona ko bishimye. None gato haje kuza umuhanzi Bushari atungiye abantu benshi cyane, rero yambaye imyeza cyane, yambaye nk'ingagi. Ubwo yazaga kuri stage abantu benshi bagasara, imvuga ari nayindi ari Kinya Trap kabisa, gusoma gukora ibintu bigiza cyane. Gusa icyo nakubwira cyo iki gitaramo umuhanzi nyamukuru wari utegerejwe yari The Ben. The Ben rero nawe ahagana mu masaha 3:20 nibwo itsinda rya Symphony ryatangiye gucuranga, ariko The Ben ataragera ku rubyiniro yatangiye gucuranga ubona ko biteguye kwakira umuhanzi acuranga indirimbo zigiye zitandukanye bashyushya ibyuma bavuga ati se imigira cyarimo ku magitari n'abapianiste bameze nabi cyane. The Ben rero MC yaje kumuhamagara ku rubyiniro ahagana 3:25 nabwo yinjiye ku rubyiniro ku ndirimbo yise Habibi, indirimbo ya kera cyane yanakunzwe ikagenda yitinga kuri platform zigiye zitandukanye. Umuhanzi rero The Ben kigera ku rubyiniro yasanze yitabiriwe n'abantu benshi cyane nk'uko byari byitezwe n'umundi. Hamwe n'ishidikanya ko umuntu wese yaratanye ibyishimo, kuko benshi bajyaga bavuga bati ese The Ben kumaze iminsi myinshi udakora ukaba ugiye kuza kudutaramira muri iyi minsi, utuzaniye iki? Nta ndirimbo nshyashya tuziki nimba yuko indirimbo wayi yakoranye na Platinum mu mwaka mu mpera z'ukwezi kwa kabiri kwa mbere gutyo. Hase The Ben uzaduha izi ndirimbo gitabo kizaba kibishe. Gusa ibi siko byari biri, biratandukanye cyane cyane bari biteze rwose siko byari biri, kuko The Ben yaje ku rubyiniro n'undi agaragaza ko ari umuhanga, agaragaza ko ari umuhanzi ushoboye kandi nyine ugifite byinshi ashobora abahanzi nyarwanda. Umusore rero The Ben nyine uzitandukanye harimo Ndaje, izindi zigiye zitandukanye harimo ko nayo wahindutse. Umusore rero The Ben ikintu cyatangaje kikanazamama ngatuma abantu benshi nuko ku rubyiniro yaje gufata umwanya akaririmba indirimbo Marayika y'umusore Ivan Buravan. Impamvu nta yindi rero, tuzi neza ko uyu musore Ivan Buravan amaze iminsi isaga nk'icyumweru cyenda kuzura ageze mu gihugu cy'ibinda abazagiye kubagwa bamukorera surgery kuko arwaye indwara bakeka ko ashobora kuba arwaye amara. Byatangiye byoroshye rero muri Kigali ajya muri Kenya. Impamvu rero umuhanzi The Ben aririmbye indirimbo mu buryo bwo kwibuka uyu muhanzi Ivan Buravan, byazamamaga mutima abantu benshi barimbaga indirimbo Marayika. Abantu benshi bakavuga bati burya uyu musore wacu The Ben abazirikana, byari byiza cyane. Gusa The Ben rero yaje gukomeza ku rubyiniro arakomeza araririmba. Gusa nanone ikindi kintu kitari kitezwe, bimaze iminsi bivugwa murabizi, bavuga bati The Ben na Pamela Ukeza Pamela bagiye gukora ubukwe, barimo kubipanga, ko tuzi ko impamvu zatumye The Ben agaruka inaha mu Rwanda niyo mpamvu nayo y'ubukwe ishobora kuba irimo. Abenshi rero bajyaga bitega bavuga bati kuko turabizi ko umusore Meddy bwajyaga guporopoza Mimi Fara cyangwa se mutubereka nk'abanyarwanda, nabwo yari yaje gutaramira mu hano mu Rwanda, ataramira abanyarwanda avuye hariya
ku mugabane wa Amerika hasigaye yibera. Akigera rero mu Rwanda bavuga ati The Ben nawe se agiye gukora nk'uko media yabigenje, dore ko hari n'abavandimwe bariranywe banakorana kandi inshuti cyane. Bavuga bati nta kuntu The Ben atari buze kutwereka ibirori, atwereka ubukwe, Pamela araza kuza stage se mutwereke ubukwe benshi bavuga bive mu magambo. Gusa ibise ko byaje kugenda, dore ko The Ben yatangiye akigera ku rubyiniro yatangiye hamagara umukunzi Uwikeza Pamela, gusa nibize gukunda ko Uwikeza Pamela agera ku rubyiniro kugeza igihe uyu musore wacu The Ben yaraviriye ku rubyiniro. Impamvu nayindi The Ben yaraganira n'inyarwanda.com yababwiye ko impamvu nta yindi ari uko Pamela agira isoni, bikaba byarangiye rero uyu musore The Ben Pamela atabashije kugera imbere maze ngo amwereke abanyarwanda nk'uko yari yabiteganyije. Gusa muri uru rukerera rwo kuri iki cyumweru Uwikeza Pamela yagiye ku rukuta rwa Instagram akoresheje story cyangwa se status, afata zimwe muri video we yifatiye ubwo The Ben ari ku rubyiniro. Ni video nziza cyane yari yifatiye Uwikeza Pamela, agaragaza amarangamutima ye ayishyira kuri story, arenzaho udutima twinshi cyane, utuntu tw'utubizo twinshi, ibintu byinshi cyane, abwira The Ben ati ndagukunda, ngiye kubigaragaza. Rero benshi bajya bavuga bati ifite kuba wenda ari nk'ibihuha benshi bumva, gusa Uwikeza Pamela yongeye kubigaragaza ku rukuta rwa Instagram. Kino kirori kintu nakubwira byagiye bibamo wenda byari bitangaje, hamwe umukobwa agaragaye ku ma video agiye atandukanye ku platform zitandukanye bita Hadija arimo kurira cyane avuga ati ngewe nshaka kujya ku rubyiniro nkabona The Ben nkamuhobera cyane, arira cyane, ubona ko nyine umuhanzi The Ben amaze kugera ku rundi rwego kabisa, so washidikanya. Rero umuhanzi The Ben yakoze indirimbo zigiye zitandukanye, gusa ageze saa 6:08 nibwo yaje kugusaba bari bayitaye igitaramo bose, ababwira ati mwese muzama amatara ya telefone yanyu, muzama amatoroshi ya telefone muzizunguze cyane, bamuzunguza. Akibivuga rero impande zigiye zitandukanye, inguni za BK Arena yuzuye cyane, biteye ibihumbi byinshi cyane, benshi bagiye bazamura amatelefone. Ubona ko nyine ibi bintu tubizi kubanza yatandukanye, harimo nka Davido, abandi bagiye batandukanye. Umusore wa The Ben yongeye kugaragaza ko ari igihangangiro, saa 6:08 bazamura amatelefone yabo abaririmbira indirimbo Why Boda yawe umusore n'umusore Platinum zo mu gihugu cya Tanzania. Icyo nakubwira ko kino kirori nuko cyari kirori cyiza cyane, cyari ingaruka rimwe kitobe n'abantu benshi cyane, ko Abanyarwanda bishimiye umuziki nyarwanda. Ubona ko nyine The Ben arwego amaze kugeraho, wagize ko nyine rushimishije ku buryo kabisa nta muntu utabenya cyangwa se ngo atinye ko yavuga ati uyu muhanzi rwose nakora birakunda, ku bantu benshi cyane, abakobwa beza bambaye imyambaro myiza. The Ben rero na n'ubu nawe tuzingamo gupanga iki, ese arava mu Rwanda, ese afite ubukwe na Pamela, aturindire tumenye ngo ati ese The Ben bimeze bite. Icyo cyo namubwiye ku gitaramo cya Rebirth Celebration cyaberaga hano ngaha muri BK Arena kuri uyu mugoroba. Tuvuye muri BK Arena mu gitaramo cy'umusore The Ben, katwerekeze ku mbuga nkoranyambaga bigiye bitandukanye, ndabivugisha abantu benshi cyane. Areka nkubwire ngo hari umusore ahangaho mu gihugu cya Sierra Leone wohereje muri umuntu ya mu bukwe bwe bwo gusezerana. Uyu musore rero ni umukinnyi witwa Mohamed Buya Toure ukomoka mu gihugu cya Sierra Leone. Uyu yemeye gusiba ubukwe bwe kugira ngo asinye amasezerano mu ikipe mu gihugu cya Suède bita Limon. Umukinnyi rero ubusanga cyanaga mu gihugu cy'Ubushinwa, urumva ko champion ikiri hasi atari yazamuka. Yari yaje kujya mu ikipe cyashaka kumugura kuri 22 yari kuba afite kujya gusinya amasezerano mu ikipe nyamakote 21 afite ubukwe n'umugore bagomba gusezerana imbere y'amategeko. Umukinnyi rero yemeye asiga umugore baragenda, ayohereza muri umuntu ajya kumuhagarara muri kino kirori cyo gusaba no gukora ndetse no gusezerana imbere y'amategeko. Umukinnyi rero icyo nakubwira ni ibitabo cyane byakoroje abantu benshi cyane n'abavugisha, bisanzwe kuboneka nyine kenshi na kenshi ubusanga ni ari ubukwe bwa nyine bwa ari ubwawe. Gusa we yanze kubusubika, aravuga ati ngomba kubanza nkagenda nkajya gushaka ikipe kuko iki ndaje inshinga muri iyi minsi nkazabona icyo mba nungisha madamu. Gusa uyu musore icyo nakubwiye yabanje gusiga afasha amafoto y'ubwo bukwe mbere yuko ajya gukina, aho yanje gufata amafoto y'uko ari yabaje kwifasha ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ararerwa na murumuna we. Gusa we yavuze ko nakabuza n'ubundi umugore nk'uko yabisezeranye ubwo murumuna nk'uko yabimuvugiye ngo azamukunda namukundwa akazi, azamuzana muri Suède ngo babane ndetse anamukundwa akazi babana akaramata, anamubere mama w'abana be.
si uyu musore Mohamed gusa ibindi byakoroje imbuga nkoranyambaga ni umugabo wishe umugore bagiye gusezerana imbere y'amategeko bari mu rusengero nyamara akaza gukubita umugore paka kugeza apfuye bitewe nuko rero ngo uyu mugabo ngo yumvaga ko umugore ashobora kuba amuca inyuma. Bwana Stepan Dorokin w'imyaka 35 yakubiseho bagiye kumera umugore w'imyaka 36 mu kirori ubwo yabonaga avuga ati ashobora kuba amuca inyuma yaketse ko ashaka kumuca inyuma rero akubita umugabo waje ngo impamvu ngo nuko yaje akamuvugisha igihe kirekire ahitamo gukubita umugore we kugeza aho kumwica kandi umugabo ngo ntabwo yicuza kuba yakubise umugore we n'ubundi kuko bakekaga ko ashobora kuba asanzwe amuca inyuma. Nkomeje mu bitangaje no kugenda bibera ku mbuga nkoranyambaga kansweze kwiyi nkuru ibabaje aho umugabo bamusanze muri piscine n'umugore we bose bitabye Imana. Diasha Masha rero ufite imyaka 80 yasimbukiye mu mazi yambaye imyenda kugira ngo agerageze gufasha umugabo we w'umukire w'imyaka 42 witwa David ubwo bari mu biruhuko nk'abashakanye mu majyepfo y'Ubufaransa. Abatonyi babo rero biteguye kuza gusangira ifunguro n'uyu mugabo n'umwongereza mwiza bavugije inzogera yo gusaba karibu babura abakingurira batangiye gukomanga babonye abuze bakingurira bose banyura aho babonye binjira bajya kureba gusa basanga imirambo irimo kureremba hejuru y'amazi. Gusa abapolisi bakoze ubushakashatsi ngo basanga ngo uyu mugabo yafashwe n'indwara y'umutima biza gutuma yikubita mu mazi nuko biza gutuma rero n'umugore we nawe uri hafi aho ngaho we mu zabukuru asimbukira amazi ashaka kuyata mu ruhore gusa n'ibyamukunda birangira bose bitabye Imana bapfira muri piscine. Inkuru ibabaje cyane gusa nyine bibaho nta kundi reka mvuga ati Imana ibahe iruhuko ridashira. Uyu munsi ni namubwiye ko Daraba TV ndagaruka mu kanya komeza ugubwe neza mwibutsa kutarakana ku subscribe bikore subscribe ikande kano kanya ujye dukora umunsi kundi kandi dutera inkunga ukora share n'abandi nabo babimenye. Stay tuned ko Daraba TV.